kandi Imana iri mu muntu yamuhaye ubwigenge. Buri ikintu cyose uzumva kiza kikubuza ubwigenge bwawe nubwo cyaza kikubwira Imana, uzakigendere kure, uzamenye ko kitavuye ku Mana. Ku Mana umuntu arigenga. Kuko ikintu kigira akamaro mu maso y'Imana ni ikintu wakoze ku bushake bwawe, muri bwa bwigenge bwawe. Ariko ikintu cyose wakoze ugihatiwe cyangwa utewe ubwoba nta gaciro gifite mu maso y'Imana. Ko ibintu by'Imana bishingira ku rukundo. Hari ibintu bijya binansetsa ukumva bavuga ukibaza niba ari Imana yo mu ijuru bavuga. Mudakora ibimana irabica, nimudakora ibimuzarimbuka. Bwose ukibaza ese umuntu wemera ibintu nk'ibyo abazi Imana? Ariko rero nujya gutitira ngo Imana iranyica, uburi baranyica nyine. Nta mukristo wabaranyica. Iyo wabaye baranyica ntabwo ubukira umukristo. Wabaye mayibobo. Wabaye mayibobo. Umukristo arisanzura ku Mana, kayibwira ibyo ashaka. Shitani tukayihura nkayisekura, Imana tugahura nkayisingiza. Nuko umukristo ameze. Navuga ko abantu bavuze Imana baranayikunda ariko ntibayimenye. Abantu bavuze Imana baranayikunda, nukuri abanyarwanda bakunda Imana pe. Icyo nakigwamiriza, barayikunda. Nuwaba ari umurozi n'umupfumu bakunda Imana, kuko ndabizi, urabona ndakuze nibyo ubupfumu ndabizi, nagiye mbyumva, wenda sinagiye mu bapfumu ariko urabona kera byari nk'umuco. Ariko umupfumu yakuraguriraga akakubwira ati nge nkubwiye ibyanjye bisigaye n'iby'Imana. Abanyarwanda bakunda Imana, ibisigaye n'iby'Imana. Bariya bavura, ukagenda akakuvura, yabona byanze akakubwira ati yewe, ati ntako ntagize, ahasigaye naho Imana. Urumva? Byumvikana ko nawe Imana arayikunda arayubaha. Ibyo akora azi ko hari aho bigarukira. Imana ikaba ari ikora ibirenzeho. Hakaba hari n'abantu bagiye bamubuhamya, bagiye bajya kuraguza ari nk'abakristo, akagenda yagera mu mupfumu akamubwira ati ariko uje hano gukora iki? Mwagiye mukagumya mugasenga iriya Mana yanyu, mwamuza hano gukora iki? Kuko arabizi ko ibyo akora atari iby'Imana, ariko azi ko Imana ihari kandi ko ifite agaciro. Sibyo? Nuvuga ngo rero icyo nabwira abakristo b'iki gihe nuguharanira kumenya Imana. Kumenya Imana, ukamenya ngo Imana nsenga ni iyihe. Ko hari ibintu byinshi muri iki gihe byitiriye Imana, abantu bose bakabyiruka inyuma. Kumenya Imana y'ukuri, abantu bazabimenya batogo rero. Ariko biroroshye, nta gikomeye kirimo. Burya hari ibimenyetso biranga Imana ku buryo bworoshye. Nakubwira nk'ibimenyetso bibiri. Ibimenyetso biranga Imana, icya mbere ni urukundo, icya kabiri ni ubumwe. Ibyo nibyo bimenyetso by'Imana. Urukundo n'ubumwe. Kandi Imana iri mu muntu yamuhaye ubwigenge. Buri ikintu cyose uzumva kiza kikubuza ubwigenge bwawe nubwo cyaza kikubwira Imana, uzakigendere kure, uzamenye ko kitavuye ku Mana. Ku Mana umuntu arigenga. Ubwo mise ntekereza muri aya madini ndagenda yaduka bakabwira nk'abantu bati kwambara gutya ntibyemewe, gusokoza gutya, gusuka ntibyemewe. Ibyo ntibyaba ari kubabuza ubwo bwigenge. Bo kukubwira ngo ntibyemewe, nawe ufite conscience, ntabwo uyobeye ikibi n'ikiza. Kuvuga ngo ntibyemewe ntabwo ari byo, ahubwo bamubwiye ko ari bibi. Niba bamubwiye ko ari bibi rero, mu burenganzira bwe abagomba kubikora cya kabiri. Kuko Imana urabona kuva mu ntangiriro yavuze ngo dore nshyize imbere yawe icyiza n'ikibi wihitiremo. Muri bwa bwigenge iyo uhisemo ikibi, Imana ntikubuza, nta nubwo iza kuguhagarara hejuru ngo kuki wahisemo iki kibi. Iyo uhisemo icyiza, Imana irishima.
cya kintu rero niba ukiretse kubera ko abantu barimo baguhata kireke urakireka ku mubiri ariko umutima wawe ntiwakiretse. kireka kuko uri muri korari ariko umutima wawe ntabwo wakivuyeho, ubwo se wakiretse urahora na ya ntimba, urahora n'akagahinda mu mutima wawe ko bakubujije icyo ukunda, na rya sengesho nta kamaro rifite. bamwe birananga bakavuga bati twigiye mu madini babitwemerera. Nta kamaro bifite kuko ikintu kigira akamaro mu maso y'Imana ni ikintu wakoze ku bushake bwawe muri bwa bwigenge bwawe. Ariko ikintu cyose wakoze ugihatiwe cyangwa utewe ubwoba nta gaciro gifite mu maso y'Imana, ko ibintu by'Imana bishingira ku rukundo. Icyo wakoze ugihatiwe ntabwo wagikoze kubera urukundo ukunda Imana, ntabwo wagikoze kubera urukundo ukunda abantu, wagikoze kuko wagihatiwe. Icyo nta gaciro gifite mu maso y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu bijya binansetsa ukumva bavuga ukibaza niba ari Imana yo mu ijuru bavuga, mudakora Imana irabica, nimudakora muzarimbuka. Bwo se ukibaza ese umuntu wemera ibintu nk'ibyo abazi Imana? Kuko Imana ni umubyeyi, ni data. Nese umwana iyo yatinye se biba byagenze biti? Biba byapfuye byose. Umwana ntatinya se ahubwo aramwubaha. kandi watinya umuntu nta nubwo yabisobanuye ko umwubaha. Oya da, umuntu ubaha uramutinya, ntabwo wowe ubaha umutinya, umuha icyubahiro ariko ntumutinya. Kandi wowe watinye burya ntunamukunda. Kuba utinya ingaruka z'ibyo ashobora kugukorera ariko nta rukundo uba umufitiye. Sibyo? Nigeze kubibwira kera ngikora, nabibwiye superviseur wanjye. Hari nakoraga muri Keya, noneho baza gushyiraho systeme ko buri mwaka baradukotaga. Bashyiraho systeme yuko kugira ngo superviseur wawe agukote nawe uzajya ubanza ukamukota. Noneho rero superviseur wanjye arampamagara kugira ngo mukote. Turicara ambwira ati ngaho rero nkota. Ndamubwira rero ukora neza, ushyiramo n'ingufu, ariko ufite ikibazo kimwe utanihariye gisangiwe n'abayobozi benshi, nabo ndabagutumaho. Nuko dukoresha udutera ubwoba, waraduhahamuye. Buriya ntubone dukora tutaruhuka ngo ugire ngo nugukunda akazi. Waraduhahamuye, iyo twumvise ijwi ryawe turahamuka. Ikiza rero wadukoresha neza aho kugira ngo tugutinye tukagukunda. Kuko nudukoresha tugukunda nibyo bizabyara umusaruro, kuko aka kazi si gakondo. Ejo nzagenda nawe uzagenda. Ubu se niduhurira hanze nzakubaha nk'umuntu wankoresheje utakinkoresha. Ariko nudukoresha neza tukagukunda ntibizabuza ko akazi gakorwa neza, kandi ejo niduhurira hanze ugakomeza kumbera patro. Nkajya mvuga nti ni patro wanjye yarankoresheje, kubera yuko uzaba warankoresheje neza. Sibyo? N'Imana rero icyo ishaka nuko tuyikunda, ntabwo ishaka ko tuyitinya, kuko Imana ni data. Nta nubwo ari data buja burya, nta nubwo ari patro. Imana ni data tugomba kubaha, nayo ikadukunda nk'abana bawe, tukayisanzuraho, tukayitetaho, tukayibyinira, tukishima, nayo ikishima. Twaba twakosheje tukayisaba imbabazi, ikatubabarira. Nuko Imana tugomba kubana. Ariko Imana niba bakubwira ngo yitinye, uzamenye ko atari yo mu ijuru. Baba bati ni gute umukoresha wawe umutinye kumva ko Imana yo uzayigeraho ibyo wishakiye? Umukoresha nyine ni umukoresha, ariko Imana si umukoresha. Imana ni data. Sibyo? Umukoresha ndamutinya kuko nkoza amakosa yanyirukana ku kazi. Sibyo? Ariko Imana ni data. Ntuweze ndayitinya yanyirukana cyangwa yanyica? Ntabwo yanyica, ni data. Yatanze umwana we w'ikinege kubera ibyaha. Erega hari abantu nibyo nakubwiye ko abantu batazi Imana. Reba Imana mu rukundo rwayo ibonye ibyaha bimaze kubumurengera. Sibyo?
ibonye icyaha kimaze kuyitandukanya n'umuntu batagihura, yo yaricaye muri rwa rukundo iravuga iti ese abana banjye ko dutandukanye, erega nayo igira agahinda iyo tutayegera. Nk'umubyeyi wese ubona umwana atamwegera agira agahinda, igira agahinda, kagahinda iribaza iti ndakora iki kugira ngo nongere guhura na muntu. Ntabwo yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kubwira umuntu ngo ampe ibyiru bingana gutya, wenda azame miliyoni, azame inka zingana gutya ngo kugira ngo twiyunge. Ishwi yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo yiyunge na muntu w'umunyabyaha. Yiyunge na muntu w'umunyabyaha. None se ikiruta umwana wayo ku isi no mu ijuru ni igiki? Itantangira ngo tubane, itampa ngo tubane. Ni ukuvuga ngo rero Imana mu bumana bwayo no mu bubyeyi bwayo nta kintu ishobora gukora cyitwa kibi kiyivaho kiza kuri muntu. Nuwumva bimeze bityo uzamenye ko atari Imana. Kiyivaho kiza kuri muntu, ikiva ku Mana kiza kuri muntu cyose kigomba kuba ari cyiza. Niyo mpamvu rero umuntu atagomba kugira ubwoba bw'Imana, ahubwo Imana agomba kuyubaha nk'umubyeyi. Ahubwo umuntu agahora ahangayitswe n'iki, no kuvuga ati ndakora iki kikanteranya na papa. Sibyo? Nuko umukristo areka icyaha. Iki kintu cyatuma ntisanzura ku Mana, kuko iyo umwana yakoze icyaha agenda yihisha umubyeyi, ntabwo amwisanzuraho. Noneho ukagenda ureka bya bindi kugira ngo bitaguteranya, bidatuma hagati yawe na so ugukunda hazamo agatotsi. Kuko ugukunda nawe ukamukunda wirinda icyamubabaza. Nuko ubundi tugomba kubana n'Imana. Ariko rero nujya gutitira ngo Imana iranyica, uburi baranyica nyine. Nta mukristo wabaranyica. Iyo wabaye baranyica ntabwo ubukira umukristo. Wabaye mayibobo. Wabaye mayibobo. Umukristo arisanzura ku Mana, kayibwira ibyo ashaka. Shitani tukayihura nkayisekura, Imana tugahura nkayisingiza. Nuko umukristo ameze. Niyo nama nagira abakristo, bagomba kwisanzura ku Mana bakayikunda nayo ikabakunda. Nta kindi. Ndumva wenda twasoza cyetse nimba nayo hari ubundi butumwa muri rusange watanga. Nta butumwa budasanzwe, kuko mu bukristo wenda ubutumwa naha abakristo muri iki gihe turimo, mpereye ku rugamba ndwana rwa buri munsi na Sekibi, kuko ubanza nta munsi nta nubwo umwe warenga ibiri ntiyarenga ntarwanye nazo. Nuko ubiri gukora cyane amanywa nijoro. Ikora cyane kubera iki rero? Nibyo nshaka kubwira abakristo. Iri gukora cyane kubera ubwoba. Kubwoba burega n'ubwa shitani yigira ubwoba. Iri gukora cyane kubera ubwoba, kuko ngo ifite ubwoba ko Yezu yaba ari hafi kuza. Noneho igakora cyane ishakisha abantu yigarurira kugira ngo izarimbukane nabo. Ngo rero ubutumwa naha abakristo nuko nabo bahagurukira kuyirwanya, kuko abakristo bahagurutse bakayirwanya yatsindwa nayo irabizi yuko yatsindwa. Nicyo numva ari cyo abakristo bagombye gutinyuka, ari nacyo navuga ngo niwo mushinga natangiye. Natangiye gutinyura abantu ko nababajwe no kumva, ariko hari cyo ntaba numva. Ukemera ko uri umwana w'Imana, ukemera ko Yezu yagupfiriye, ukemera ko Yezu ari Imana, ukemera ko Imana yaremye ijuru n'isi ifite ububasha bwose, warangiza ugatitira imbere ya shitani ukagira ubwoba. Ibyo bintu rwose abakristo babyivanemo. Hari ikindi ujya usanga nacyo nkunze kubwira abakristo, ugasanga umukristo ngo aratinya umurozi. Wese ari gihe ufite Kristo ari n'umurozi, ukwiriye gutinya undi ninde?
ubwo se n'inyumurozi ntaba nemeje yuko shitani irusha Yezu imbaraga, si cyo bivuga se? Ntaba nemeje ko shitani irusha Yezu imbaraga. Niba rero Yezu arusha shitani imbaraga, ntabwo ari jye ugomba gutinya umurozi. Umurozi ni ugomba kuntinya. Yambona ikimurimo kigahahamuka kikiruka, ntabwo ari jye ngomba guhamuka imbere y'umurozi. Ibyo byose rero biva muri kwa gutinya shitani. Kuyitunya shitani utinya nabikoresha, kuko abarozi ni ibikoresho bya shitani, sibyo? Duhaguruke rero dusenge mu kuri, ariko gusenga mu kuri bishingiye, hari icyo ngiye gusozerezaho. Ari ikintu maze iminsi mbwira abantu bihutiye kumenya Imana, gushaka Imana, ariko ntibamenye muntu. Kuko iyo tuza kumenya muntu n'Imana tuba twarayimenye, ariko twashatse kumenya Imana tutaramenya muntu, kandi ntibishoboka ko Imana tuyibona muri mugenzi wacu. Nkumva rero ni nacyo Imana idutegeka kubana kivandimwe. Kwenda ntabwo urugero mu bintu byambabaje bikomeye n'ubu nzapfa bikindi mu mutwe, ni ukumva mu Rwanda hari abakristo 89% hakaba jenoside. Ni igipimo cy'uko tutageze ku bukristo, cy'uko tutamenye Imana. Icyo rero ni ikintu twagombye gukosora. Noneho kiriya kikatubera isomo, tugakosora. Ukavuga uti niba nubaha Imana ngomba kubaha n'umuntu, ngomba guha umuntu agaciro. Ko nudaha umuntu agaciro ntabwo uzavuga ngo wamenye Imana. Kandi umuntu ari umwana w'Imana, use nagukunda nkanga umwana wawe. Nakubwira nti rwose uri inshuti yanjye ndagukunda, ariko kiriya cyana cyawe singishaka, ubwo nawe ngukunda. Nabo ngukubita imbwa bashaka shebuja. None se abantu twese ntiturabana b'Imana, kabone n'ubwo yaba ari umurozi, yaremwe n'Imana. Nta burenganzira ufite bwo kumwanga. Twige rero, ndumva inama nagira abakristo kugira ngo tubebo twiga umuco w'Imana. Umuco w'Imana ni urukundo, kandi urukundo rutarobanura. Umuco wa shitani ni urwango. Igihe cyose wumvise urwango ruje rutangiye gukomanga ku mutima wawe, je numva ariyo nama nasoza mp'abakristo kugira ngo b'abakristo, je wumva urwango rutangiye gukomanga, urwirukane. Ko ni shitani birimo ikomanga ngo yinjire muri wowe. Wimike urukundo. Imana ni urukundo. Igihe tudafite urukundo, nta Mana tuba dufite, nta nubwo tuba dusenga Imana. Kuko ni na mpamvu nigeze kukomoza kumubwira ko shitani zishinga amadini menshi ashingira ku rwango, ntabwo ashingira ku rukundo. Nubwo bigisha urukundo, voilà, mu gitondo bakaba barashwanya, umwe agiye gushinga irye, ubwo se arishinze ku rukundo. None se niba ikintu gishingiwe ku rwango ni icyandi, ni cya shitani. Ko shitani ni urwango, uko Imana ari urukundo niko shitani ari urwango. Niba ikintu gishingiye ku rwango ni cya shitani, sibyo? Nukuvuga ngo rero dukwiriye kwitoza urukundo. Igihe cyose udafite urukundo muri wowe, ntabwo usenga Imana yo mu ijuru. Nubwo waba urarusenga ukiri gusenga, njya numva ngo hari abarara mu mazi bakarara mu butayu, nushaka uzarare hehe, ntabwo uzabusenga Imana yo mu ijuru. Uzabusenga serupfu. Shitani yitwa serupfu. Ni nayo mpamvu izahora igukangisha urupfu. Ugarubona urupfu imbere yawe, urapfuye. Naye ngukijije urupfu, bari bagiye kukwica ibiki, igahora igukanga warahahamutse warugiye. Bari kubahahamura, iriya ni serupfu ibibabeshya. Imana ni urukundo bavandimwe. Abashaka gusenga Imana mu kuri bayisenge mu rukundo. Wumve yuko ugomba gukunda umuntu wese, ndetse Yezu yadushyiraho akarusho gateye ubwoba. Buri uriya mugabo yaraduhamije, nubwo ari inshuti yacu, ariko hari ahantu yaduhamije, kandi kuhikura bizatugora, uretse yuko ari bwo bukristo. Ko aravuga ngo mukunde abanzi banyu,
musabire ababatoteza. Iryo jambo umukristo wese arimenye, twaba abakristo, ariko igihe tutarageraho nta bukristo. Ahandi akavuga ati icyo uzagirira umwe muri aba baciye bugufi ni gihe uzawukigiriye. Iryo jambo ryonyine abakristo barifashe, wagize ngo ntitwaba abakristo. Icyo ugiye gukora kumva yuko ari Yezu gikoreye, nese ubwo hari uwo wagirira nabi? Ese kuki tutabikora niba Yezu tumwemera? Duhuze ibyo tuvuga n'ibyo dukora, ko turavuga ariko ntidukora. Kubivuga neza ku magambo turabizi, turabahanga, ariko kubishyira mu bikorwa turabaswa. Tubirera baswa mu gukora nabi, tubabahanga mu gukora neza. Ndumva araho nasozereza. Ubundi nkuko mbisanganwe ndasoza mbitura umubyeyi Bikira Mariya, kuko niwe burya iyo tutamugira na Yezu ntitwari kumubona. Burya ari ikintu abantu bajya bibeshyaho. Bikira Mariya adahari Yezu ntiyari kuboneka. Niba rero Bikira Mariya yaje kugira ngo tubone Yezu. N'uyu munsi rero iyo tutamunyuzeho kugera kuri Yezu biragora. Wenda icyo abantu bamwe bibeshya batazi Imana nuko bibeshya ngo yarapfuye, ariko nta muntu upfa, umuntu ahindura ubuzima. Ko nzapfa ntabwo najya nirirwa imisaya yagize cyangwa mvuga, nuko nzi ko ntazapfa. Nkaba nzi yuko nimpindura ubuzima nzageraho nkabazwa icyo nakoze ku isi. Nkamvuga nzave ku isi ntacyo nkoze, byibura ngo mbwire Yezu nti Yezu rero warakoze, ariko dore nanjye byibura icyo nakoze. Nta muntu upfa rero, ntabwo Bikira Mariya yapfuye, ni muzima nkuko n'abandi bose twibwira ngo barapfuye, ni bazima. Niyo mpamvu tumwiyambaza nk'umubyeyi, kugira ngo kuko azi Imana kuturusha kandi aratwumva nk'umubyeyi wabaye umuntu, akaba ari iruhande rw'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ngutuye mbere na mbere igihugu cyacu cyeguriwe Kristo Umwami, kugira ngo ukibere umubyeyi, kandi nawe wagaragaje ko umubyeyi wacyo. Igihe uza kutuburira ukaza ikibeho udusaba gusenga no gukundana, kugira ngo ibyo shitani yateganyaga gukora muri iki gihugu bihagarare, ntitwakumvise, nta nubwo twakumviye, twararenze turamarana turicana. Ndagusaba rero ngo wongere wigore, n'ubu udusabire inema yo kumva, inema yo gukundana, kugira ngo dukundane nk'uko Yezu Kristo yadukunze. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen.